bambwira ngo no mu nteko ngo yagezemo nguri niba ari 13 n'ibice bingahe ndavuga nti mwuka agira Imana ruswa y'igitsina igera mu nteko ite ruswa y'igitsina igera muri universite ite ko igitsina kitiga igitsina kitagira degree niko ubwo ruswa y'igitsina igeze mu nteko igeze muri kaminuza ite koko numva ndumiwe wa mwana urisekera ariko n'abandi ndabizi ko bariho baseka ariko se wowe ruswa y'igitsina koko ukayisanga muri za university bamushuka ko twagiye tubona abantu bajujira ahubwo ibihano bikiyongera ubwo se mbamushutse oyi maze byongere ni wamushutse oyi nuko mubwira ngo reba nyine ibyo mubwira se burya nyine nuko atabaye musirikari ariko burya iyo yabaye umusirikari hari utuntu turyoha afanda ngo kacino uti afanda ugahita wicara ariko ukicara utarakaye ukumva gusa ntabwo bigushimishije cyane ariko ushimishwa nuko ari itegeko rya afanda biriya rero nawe ni nka buriya ni nk'itegeko ariko nibira itegeko rihamye ni ukuvuga ngo we arareba niyumva nta kundi avuga ati ndajuriye kubera ko bari abandi bamuburana naha wenda ugiye uwungirije erega nta nubwo wari ukumujuka ngo ungiriza niba ajuriye bakamubwira bagasanga hariho uburyo babigabanya hejuru nawe habamo za condition uri mu bushishozi bw'abariya abo hejuru ntabwo bakoresha ubwo bushishozi bakoresha ubundi bushishozi bwabo bashobora kuvuga bati uyu muntu ibinyiba ahubwo ruriya rukiko rwo hasi ko rwabibonye twebwe siko tubibona nibyo wavugaga ahubwo twe turabikuba gatatu utameze neza niko isi imera itegeka ko mu bihe byiza n'ibihe biba bisimburana nyine mugani wa ryahame rya padiri nuko ibihe twabisanze ku isi naho ko tuzabisiga ko mvuga ihame rya padiri se nkabona uratunguwe ndagera gutya nta kibazo reka jewe umva arube wimbeshyara nta kintu cya padiri kintungura maze n'iminsi sinzi n'undi mwana wigeze amaze ibya potere iyo ngiye ngo uri apotere ukambwira ngo uri padiri ukambwira ngo uri pasiteri yewe ibyo nabikubahira gusa ngo utega amaso niba umbwiye ngo uri padiri ariko ejo ngasanga duhuriye mu ndagu waje kuraguza ubwo mpita ngusuzugura kuko banzi kuri padiri rero niba duhuriye uje kuraguza cyangwa mu mandwa ahariho hose icyo hite mwubwira numva rero upadiri bwawe shwi iyo bambwiye ngo uri apotere ariko nkumva wowe wibereye mu bindi ntabwo na apotere ibyo bintu ntabwo ari iby'abapotere iyo bambwiye ngo uri ministre ngo uri imfura nibyo mazemo iminsi mbamo uyu muntu ni imfura ngo ni ariko bakambwira ngo nkumva ngo bakuvuzaho indonke ntabwo ndabirantangaza kuko nako narinzi kuri imfura se hararinzi kore iyo bambwiye ngo uri inkotanyi y'amarere nkaba nakwibonyemo kare tamara iminsi 3 nkumva ngo uri igipinga cyangwa nkumva ngo wateye grenade ahantu ngaha ni hahandi ariko ubundi iyo umbwiye ngo uri kanaka ndakubwira n'uwiteka kumwenyurire nta kintu njya mpinga jewe naragikora ubushakashatsi nawe nuko ubu ngubu nagufashe kuri umwana w'imfura w'umunyamakuru ariko uramutse umbajije iby'umuganda ndavuga nti aha uyu nguyu ni umunyamakuru ureba ibijyanye na politiki wambwira uti umbajije iby'abunzi nkamenya ko ukunda ibintu by'umuco n'ibiki wambwira uti ibintu byo muri Ukraine cyangwa iby'indwano avuga ariko si uyu muyobozi cyangwa uri kumbwiye ko wakoze muri Muhabura ndabyumva hari abantu nzi hano b'abanyamakuru ntigeze nemera mbere nabakubwira ariko nabo mvuga nonaha ariko nkumva ngo nakutega Muhabura bati kanaka yari umunyamakuru muri Muhabura uwo rero nkibaza ariko se ko ntatangazamakuru mu Rwanda ko nta shuri ry'itangazamakuru ryari hari nkasanga ariko yarabyize hari ibyo bita self made man ariko akaba bimaze mu icyo gihe
experience yaramwigishije nkahita mwubahira icyo yewe rero wa mwana we kuvuga ngo uvuze padiri ngo mbigiraho impungenge urambeshye ya rube ahubwo nishimye niba ushaka ko nseka wari wowe useka kuko ni wowe ugeze ese ubundi wasetse rube n'abatureba bagaseka hari abo nivuga bwashize ngo nta muhungu yerekane nyinya ni inenge reka tubireke izo nyinya rero mbikubwira ubundi wowe waje hano nagwamagara rube nigeze ngwamagara ukayivuga ngo uti oya ntabwo ari byo uvuze ngo twese tuba tuzi ko ari yego ariko aho kuvuga uvuga uti yego tuba tuzi ko ari oya ariko uvuga uti oya mwari urasetse dore ko wari wanze gusetsa ukaba usetse ariko ngabo uba waje hano ntabwo uhamagaye ariko ngize imana nkabona umwana akaza hano tukisekera biraryohera burya nkubwira iby'inyinya hari n'abandi banyamakuru nuko nari nibutsa akaririmbo kera kavuga ngo nsekera shenge mbona inyinya mbona amenyo y'inono abasore ba kera sha bari bazi kwiteretera wabiririmbiraga umuntu agaseka ati kubona aho ugenda kumva aho uvuga byahoze umuntu umubabaro urumva iyo mitoma sha yesu ugira ngo nari nyizi imitoma nanjye nari nyizi ariko rero urabona ndashaje nawe ubundi jya wisekera ngaho mbaze icyo washakaga ngo nkubwire icyo nari nyivuze bazi ibibazo byakuzanye bikugenza ushaka kugeza ku bagukurikiye ndabizi ko iyi ni TV yitwe nguki iyi ni Baraka TV uzi icyo bivuga se Baraka uzi icyo bivuga cyangwa ikubwira bivuga iki blessing isubwo nasobanuye ubibaza ko muri miliyoni 13 abazi blessing ari iki nafate umugisha imigisha ya bari kuvuga uti Baraka bivuga imigisha kandi nujya no kuvuga ikintu ujye wiga no kuririmba erega nkatwe twabanye n'abana b'abatambyi n'abapadiri ikintu cyose urabona ngwino soko y'umugisha mu mutima gushima iyo ni Baraka najya wiga kuvugana n'abantu bawe ngira ngo nicyo gituma banyikundira nuko kuba ngo Baraka ni iki ngo blessing oya ahubwo uravuga uti mwari bivuga iki ngabanza ngabaririmbira ngo ngwino cyo n'imigisha kazamo bahaba umugisha bamugisha nguko wabimenye rero nibo ba Baraka sigo ari n'umugabo w'inshuti yanjye witwa Baraka nzi batatu ari witwa Baraka hari witwa Mubaraka umusore mwiza sha uramuzi ndamuzi ni Mubaraka irinde ntabwo ari afande gusa bafande ni benshi yitwa Baraka Muganga afande Baraka Muganga kera arankunda gasinze yagiye aze n'igiswahili cyiza cyane ndamukunda ni sportif ntabwo ari sportif ku mubiri gusa na hano ni sportif mu bintu byose yani n'inkotanyi nziza rero burya mufata nka murumuna nizere ko yambonye navuga ati grand frère ntabwo namukoze isoni nta byindonye njyamo ntabyo apostle n'abandi nasiba kumubwira ngo nutandihira maze bizirire batseka gusa ngo nutandihira ibigaraca birandihira cyangwa abandi oya abantu bamaze iminsi banzisa muri iyi minsi hari za news muri YouTube muri social media maze iminsi nirwa nseka shaba mwana nawe rero nagira ikibazo yaba mwe yaba ni nafande mukuru ngo ni mutandira oya reka tubireke mu kandi kanya saa 10:50 gutyo zishyira saa 11 Bamporiki Edward amaze gukatirwa imyaka 4 y'igifungo n'izahabu nari yavuga izahabu ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda niko warubyiteze imyaka ikubereye mike ni myinshi wowe warubyiteze ute maze nkubwire Arube wowe rero ndagukunda kubera ko ntabwo nari nkuzi kuri televiziyo nari nkuzi ku yindi televiziyo wajyaga rero oya nejo no mu mahugurwa turagiye gutanga amahugurwa ya association rwandaise des journalistes nakubonyemo numva ndishimye
kuko nanjye nk'umunyamakuru w'umuveterane abitaga kera batwitaga veterane cyangwa basekombata basekombata b'inkotanyi na basekombata b'abanyamakuru na basekombata b'umwarimu igituma ngukunda ni uko ubaza ibibazo bigira abantu akamaro. Iyo rero n'ubu haba muri iyi minsi muri za YouTube harimo ibintu nk'ibyo by'abantu n'imanza nk'iz'abantu nk'abo nyinshi, ukavuga utereka njye kureba Prof Maronga, biranezeza kuko uba ushaka kugira ngo mbwire abantu badukurikiye banzi ujya nta muntu unenga ibyo bindi by'ibyaha nk'ibyo wakora. Oya wenda banenga ko nerura rwose. Je kabiri gutaranya na kabiri ni kane, imfura n'imfura, umuginga n'umuginga, nuko mbifata. Ntabwo njya muri ibyo byo ni nkako nk'urwo rubanza ubwiye. Umucamanza mufata nk'umucamanza. Uwo muzi nkamufata nk'umunzi. Padiri nkamufata nk'upadiri, ngira ngo twanabivuzeho. Na apotre mufata na apotre, ariko yanyeretse ko atari apotre cyangwa kanyereka ko atari minister, kanyereka ko atari imfura nk'uko babivugaga, kanyereka ko atari imfura, nkabona uri gifurafura. Ndakubwira nduri igifurafura. Ubwo ikibazo cyanjye reka ngitwarane gutya ari bibiri bize kugendera rimwe. Twari tuzi ko akurikiranyweho icyaha cyo kwaka ruswa no kwakira ruswa cyangwa se kwakira indonke nk'uko yabikishije mu buhanga bwe, akavuga indonke kugira atavuga ruswa, nimba yaragiraga tutumva nyine ruswa. Ariko ibyo byose byavanyweho, baje gusanga ngo yariganyije umuntu. Arube mwibeshyera urukiko rwose, murasetsa abantu n'abanyarwanda ko babyumvise, abenshi ndakeka ko ariko babyumva koreye. Ariko nanjye jewe Maronga professor warigo nigisha ibintu bijyanye na itumanaho, communication mu by'amategeko, aribyo bitari go communication, nubwo abantu benze bazi mu Giswahili, ariko je benshi nabigishije ibyo byari ko communication. Reka mbigusetse nanjye nizo bandarunyigishije ibintu narinzi ntigeze nekereza mu mategeko, kubera iryo jambo ayo magambo. Nta ruswa ntigaruka muri ayo magambo, indonke ntabwo rizamo. Ariko n'ubundi indonke n'ubundi na ruswa umenya atari kimwe. Indonke biva ku nshinga kuronka, muhahe muronke. Ibyo ni ibintu byiza mu Kinyarwanda. Uramubwira utumva wa mwana we uhaha uronka, bitandukanye na ndanguramendwa ngacuruza momba. Urakazi sako arakarimboga ngo ndanguramendwa ngacuruza momba, ndanguramendwa ngacuruza momba. Urumva ukuntu umugabo aba afite umugabo mu kaga, umugabo yageze mu kaga rero aba yagowe, yarangura akarangura ahendwa agacuruza homba. Indonke rero naho biri ngo uhahe uronke, muzahahe muronke, niko njya mbwira abantu. Noneho rero we yakoresheje indonke kuko bivugika neza. Oya ni umwartiste rega, ni umuntu w'umuhanzi. Ni nacyo mukundira burya abahanzi mujye mububaha cyane. Nutwo turirimbo kugira ngo nutwanjye nihimbiye, nutwo abandi bahanzi. Noneho rero indonke ruswa bumva erega harimo no bumva hari n'ubuswa, hari umuswa, ruswa, umuswa. Ye umuswa ni umuntu nyine ufite akenge gake. Umuswa ni bya bindi birya nizanuze ruswa. Urumva byakanga umuntu. Aho kugira ngo njye ruswa narya indonke, ariko ntacyo njya muri ibyo byombi. Oya rwose jewe ni urugero naguhaga Maronga, yaba ruswa yaba n'indonke ntabyo nshaka. N'urubanza baruca nabo binzirinze kuvuga ibyo, yavuze ngo kurya ikintu cy'undi. Sinzi ijambo bakoresha, ariko gutwara ikintu cy'undi cyangwa kurya ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya.
urumva ukuntu abacamanza bacu ari abahanga nabakunze cyane rwose bari abantu nabakunze pe yewe nabo uzabaha iyo ntuze ubambwirira umugabo witwa Professor Maronga hariya yarabakunze tu kuko nabo urumva uriya musore yakoresheje ururimi rwiza rwitwa indonke nabo banga kuyikoresha ntibakoresha na ruswa kuko amategeko avuga ngo wariye ruswa ageze gutya bakoresha ijambo ryitwa ngo gufata ikintu cy'undi cyangwa kurya ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya bamucira imyaka bamukatira imyaka 4 na miliyoni 60. Buriya rero ibyo ngibyo niyo mu kubisobanura nubwo ntihazi itegeko bakoresheje ngo ririhe ni irya kangahe mu gitabo cy'amategeko ni irihe ariko byaryoheye no kuba nabizi nuko babishyize ahantu babishyize mu buryo buryoshye cyane bunogeye jewe byanejeje rwose byakunejeje cyane kuko ntabwo iyo bamuhamya ruswa bari kumuhamya ruswa ifite itegeko runaka ingana runaka iri mu buryo runaka byakozwe mu buryo runaka kuko na ruswa nayo buryo igira ibyiciro igira n'uburyo bwinshi harimo za ruswa nyinshi hari n'izateye ubu ngubu ziriho ruswa y'igitsina iyo ngo iteye ubwoba irakagenda yonyine rero nahoze nsoma ibyo umwana wo mu gihe yanditse aho iyo iraca ibintu bambwira ngo no mu nteko ngo yagezemo ngo iri niba ari 13 n'ibice bingahe ndavuga nti mwokagira Imana ruswa y'igitsina igera mu nteko ITE ruswa y'igitsina igera muri universite ITE ko igitsina kitiga igitsina kitagira digiri niko ubwo ruswa y'igitsina igeze mu nteko igeze muri kaminuza ITE koko numva ndumiwe wa mwana urisekera ariko n'abandi nabizi ko bariho baseka ariko se wowe ruswa y'igitsina koko ukayisanga muri za university bazigo yewe nigisha burya sindeba ngo ni n'abakobwa cyangwa abahungu oya iyo nigisha amazi ko bicaye aho biga ari abanyeshuri waba uri umusaza waba uri umusore waba uri umugore waba uri umukobwa ntabwo njya bitekereza iyo rero bambwiye ngo uriwe raca ibintu ese imvuna muheto yo yaciye nayo nigira ubwoba cyangwa mu nteko mbazi ko ari ibintu by'amategeko hari abadepite b'imfura hari abakozi b'inteko bategura imishinga ubu se yagiyemo ijya hemwo kagira Imana ngo yanyuze he yashakaga iki ngayoberwa ibyo ari byo wa mwana nicyo cyatumye ndisekera uyu mwana w'umusore yari waraseka ubwo n'abandi butureye baraduseka nanjye nkunda kwisekera nanjye rero izo za ruswa zimeze gutyo zimaze iminsi noneho ziteye zica ibintu nageze Imana muri ruriya rubanza ubu ntibavuga ko ari ruswa y'ubwo bwoko ntibanabyitwa n'iyo ndonke kuko kuronka turaronka noneho ahubwo bayita ngo kurya ikintu ariko ze kureba nuko nyine ubu ngubu uba wagiye nari kujya kukurebera uko babyise ariko biravuga ngo ni ugufata ikintu cy'undi ukagigira icyawe ukoresheje uburiganya ukasa ntabwo ari indonke na ruswa icyo kintu bagishyizemo neza cyane numva ndishimye bagimucikatiye imyaka 4 rero turabivugaho iki nakubwiye ngo iryo tegeko sinarindizi rikora gutyo kandi simvuga ko amategeko yasinyase ariko byanejeje kuko n'ababandi bamusabiraga imyaka 20 bo bagenderaga n'ubushinjacyaha ubwo bwagenderaga ku cyo bita ruswa kuko itegeko ntirivuga indonke ariko itegeko rivuga ruswa ari nabwo bamucaga izo miliyoni 20 urabifite aho ngaho nta kibazo ubwo abadukurikiye turababwira ariko rero ibyo nibyo nkubwira ukuntu babishyizemo nk'abantu icyo bita babahanga koko abahanga mu byo by'amategeko barebye uko itegeko ribiteganya bamucira icyo gihano cyo gufungwa imyaka 4 no kugira gute na miliyoni 60
hari n'ikindi gishyashya nabonyemo nacyo cyaryoheye cyo kuvuga ngo kuko yaburanaga nicyo bivuga yaburanaga atahiwe n'ubwo yaraje avuye mu rugo n'ubwo yasubiyeyo ariko ubundi ni ukuvuga ngo urubanza bamaze kurusoma ntajurire gusa kujurira ushobora kujurira ako kanya barakubaza niba ujurira cyangwa unyuzwe cyangwa utanyuzwe ariko bakaguhangira ngo itegeko riguha iminsi 30 hari maze ngira ngo iminsi 30 yo kujurira ubujurire bwe ashobora kujurira icyo gihano mu minsi itarenze 30 ubwo rwasomwe none ubwo ni ukuvuga nyuma y'iminsi 30 azaba yajuriye noneho niba atajuriye ubwo ni ukuvuga ngo urukiko ruzohereza aba basore bamushyire konvokasiyo bati muzehe pandagari yeye nigeze kuvuga nanjye ku ipandagari wigeze gufungwa ntabwo nagiye mu ntuza ariko abantu bapandishije gare umugabo wari ukomeye ngo ni ipandagari ndapanda nyine ariko abana bambera n'imfura baticara imbere yari double cabin iyo nyibonye ndaseka kwemeraga nk'imfura rakunte ubwo oya ntacyo imfura ze kereka niba mfataga nk'umumarayika kuba ndi imfura byo ndi imfura nari ndarenganye ndayori usibye ko nanze no kwicara imbere baraseka abana barankunda cyane ndiyicara hejuru impandagari ntabwo ibyajura urabyakira nabo bajye babyakira ariko jewe ntabwo nagiyemo naragiye nyine banyijyanira kuri police umwana agira ngo nagasomye nambaye neza cyane umusirimu pana nk'ubu nambaye bansinyisha statement ndacyanga ntibarambishyira bukeye bwaho hari muri weekend yarankanzeho gakeya kuko muri weekend ni nk'ubu ngubu ubu wanjyanamo ngo navugishije umwana w'umunyamakuru witwa Robert ntazavamo kubambira da kandi wansanze aha ariko nuko nyine gusa kuwa mbere nkavamo ni muri aho nkagenda ni wowe se ibyo mubwira se ni wowe ubikiramo ko bagufungira ibyo wivugiye icyaha cyo ndakizi ko ari gatozi cyangwa se bantwaye se ubundi wabahagarika uzi umuvuduko w'iriya modoka ari nubwo bagufungirana njya mbabona handitseho ngo vane hano kutazi cyane iyo ari double cabine bugira Imana ariko nabwo biterwa n'uko ureba hari abadashaka ko bababona hari n'uwo bashyira muri vane akumva nibyo byiza bakafunga kuko n'ubundi abagiye gufungwa ariko jewe ari Maronga jewe mwene pasitoro ukize muri kavane kamwe ka double cabine kagenda mpepera abantu nibaranjanye shamurabeho musengera umwana w'umutambyi jewe ibyo nibyo jyaho konjyana muri kamwe gafunze oya icyaha nikizanja sinzagira impamvu ituma banjyanayo Imana izabikurinda cyagushimishije nuko bamuriki bamukatiye iyo myaka rero oya ntabwo byashimishije byambabaje oya ari umugabo w'inshuti yanjye yitwaga Ryambabaje yajyaga aza kwigisha university nawe yari inshuti yanjye cyane ariko yari professor akaza kwigisha Butare n'ahandi yarakomeje nta cyambabaje rero nta n'icyashimishije gusa byanyigishije nigiyemo amasomo menshi nigiyemo ukuntu baciye urubanza muri ubwo buryo batavuga ngo ruswa ingana itya indonke zingana zitya batahubwo ikintu cy'undi no kuvuga bati kuva kuri miliyoni 200 bikagera kuri 60 no kuva ku myaka 20 ikagera ku myaka 4 numvise icyo mu mategeko muri legal communication twita consideration ari ikintu burya abantu batajya bamenya consideration ni ijambo rikomeye cyane ni ukuvuga ngo mu ubushishozi ijambo ubushishozi cyangwa consideration mu Cyongereza ni ijambo rikomeye cyane naho ubundi baravuga ngo itegeko iri niri rigira gutya bakaba ibyo bita kugabanya ari ukuntu bisobanura ushaka cyo bita inyoroshya cyaha ngo uratanga ibimenyetso bituma
icyaha cyawe abacamanza bakigabanya cyangwa se wabibura ahubwo hakazamo ibindi bikomeye bigatuma ugitsindagira. Ibyo bita agaravante. Agaravante na atenuante. Atenuante ni ukugabanya, agaravante ni gutsindagira. Nguko ni ukubishimangira. Ikinyarwanda ndakizi sha. Gushimangira ni agarave, noneho kunyorosha ni atenue, atenuante. Numva nari nshomire nari umwana wize sha, umwana w'umutambyi. Uzavuga ngo ntabwo nizi ndimi. Uzamubwirutse mbasha. Niba banga urukwavu cyawe muri ko rukurusha kwiruka utarufata, waruseka karizo kabi cyangwa uturenge, ariko ni no guseka Maronga nagusiga rwose. Mundi ndabasiga sha. Nawe urumva barebye ibyo byose, wenda tuve mu rwenya nubwo ari rwiza genda rukunda. Nikundira ntuzanuje ko ngusubiza narakaye cyangwa ntaseka, tuzijuguza tuzijuguza uzamuje gukora iki? Ntarwaserera nshaka mu rugo cyangwa mu mibereho ya Maronga. No kuvuga rero ngo bari abacamanza nakunze cyane, bari ibyo byose basanga ikimukwiye rwose kijyanye n'ibintu yakoze byose uko babisomye, nibi ibyo bamushinjaga n'ibyo bamushinjuraga bavuze byose babiteranyije, basanga mu bushishozi bwabo nabyo nize consideration imyaka 4 ariyo imukwiye na miliyoni 60 azatanga, ubwo harimo n'amagarama y'urukiko n'ibindi. Basanga n'ibyo bimukwiye, na mwana w'umutambyi kavuga nti amen. Amen rwose. Bivuze amena ni ikintu uhaye umugisha ko yafunze. No kuvuga ngo oya ubucamanza bo no bibe bityo, kuko nibyo ubucamanza nta nubwo ari ubucamanza hano bwakoze, ni ubutabera niko mbyumva. Ni ubutabera rero bwaciye urubanza, numva nuko cyakora nanone nk'umwana w'umutambyi dore none ni no kwisabato namusengera kugira ngo nyine icyaha nyine cyamuhamye acyakirane, yo kucyakirana umujinya, kuko nabwo icyaha buri gihe utacyemeye bambi iyo ucyemeye n'igihano cyacyo ntukemere, ahubwo ugakomeza ugira umujinya, aracyari na mutoya, icyo gihe umujinya urakomeza ukagenda n'ahandi. Burya nta n'ikintu kibi umujinya nta nubwo wandura nabi cyane, ntabwo ari nk'igitwenge. Naho nk'ubu nasetse nakubwiye ngo useke, utarase kuri ya mwana arasetse, ubu nitubuze n'abatureba basetse, uyu mwana we dore urongeye ahubwo dore sinakurahiye. Burya rero baravuga ngo inyongera mbi ni imisuha, uko ukomeza wiyongera wisekera kubongera ibitwenge. Ibyo rwose nibyo, nta kindi narenzaho. Ibyo rubanza rw'uwo mugabo ni ukumwifuriza ibyiza gusa. Hari ikindi kigiye gukurikiraho, nicyo nari nkubwiye kigiye gukurikiraho, ni nacyo warumbajije nubwo utatomoye. Niwe ngo ese we arabyakira ate? Warumbaje ngo ugenda byakirane, mweretse ko jewe bivuga ngo ni amen, kuko ntabwo ari jewe baciriye urubanza, ariko nakubwira uko ibintu bigomba kugenda mu bucamanza buciye mu butabera. Ngombwa hari n'abavuga ngo byaratinze ariko abafaransa baravuga ngo mieux vaut tard que jamais. Ubwo rero urumva ndakomeza nshumiga n'igifaransa noneho cyaje kirukanga. Mwene mama yaravuga ngo igifaransa kirakamye, ntabwo igifaransa gikamye jewe nikijya gikamye. We cyarakurikiraho kuri we rero ni iki? Kuri we rero dore ni ibintu bibiri. Icyambere ubari mu rugo, wenda nawe arananyumva inama nayo kuko agenda akoze, ni ukumubwira muti cyangwa ni ukuvuga ngo niyicare aganire n'inshuti n'umuryango se n'umunyamategeko se, avuga ati muri iyi minsi 30 jewe ngiye kurujuririra, ntabwo nishimye, sinyuzwe. Actually reka nkoreshe sinyuzwe, ndumva wenda kubera impamvu iyi niyi, wiga no ku rubanza rega abakuburaniraga urababwira uti nimuzano hariya natsinzwe n'iki, avuga ati dore ariya ntabwo watsinzwe n'iki, ahubwo muri
bwa bushishozi nakubwiraga barebye aha n'aha babona bagukatira iki n'iki. None reka turebe, turabona hari icyo bibagiwe cyangwa hari itegeko batarebye cyangwa hari ibyo twabahaye mu byo twaberetse bakagombye kuba bashingiyeho babyibagije, nubwo burya batabyibagije, ariko wowe uravuga uti turabona babyibagiwe cyangwa babyibagije, none reka twongere tubishingireho, tubyuririreho, tubihe izindi ngufu, tujurire, tujye mu rukiko rwo hejuru. Kuko uriya we buriya yarangije ibyo bariya abacamanza barangije, nta nubwo azongera guhura nabo no mu rukiko rwo hejuru, aho bazongera guhurira. Wamushuka ko twagiye tubona abantu bajujira ahubwo ibihano bikiyongera? Ubwo se mbamushutse oye maze byongere ni wamushutse oye ni ukumubwira ngo reba nyine ibyo nkubwira se burya nyine nuko atabaye umusirikari, ariko burya iyo yabaye umusirikari hari utuntu turyoha. Afande ngo kacino uti ndi afande ugahita wicara, ariko ukicara utarakaye ukumva gusa ntabwo bigushimishije cyane, ariko ushimishwa nuko ari itegeko rya afande. Biriya rero nawe ni nka buriya ni nk'itegeko, ariko nibiraba itegeko rihamye ni ukuvuga ngo we arareba niyumva nta kundi avuga ati ndajuriye, kubera ko bari abandi bamuburana ataha wenda ugiye wungirije, erega nta nubwo wari ukumujuka ngo ungiriza. Niba ajuriye bakamubwira bagasanga hariho uburyo babigabanya hejuru, nawe habamo za condition uriya mu bushishozi bw'abariya abo hejuru ntabwo bakoresha ubwo bushishozi, bakoresha ubundi bushishozi bwabo. Bashobora kuvuga bati uyu muntu ibingibi ahubwo ruriya rukiko rwo hasi ko rwabibonye, twebwe siko tubibona n'ibyo wavugaga, ahubwo twe turabikuba gatatu cyangwa kabiri. Reka nguhe urugero, wege byambayeho yewe byambayeho yewe wowe undi mureke baza Maronga Pacifique giye byambayeho. Nigeze kujya kuburana na NTEKO, yari ishuri rya kaminuza ry'Ikibungo, narahigishaga. Umuntu arambekera shwa, maze abantu n'abandi arambekera pe, arambekera rwose. Ndareba ni umwana w'umutamyi nziziki, nzinduka njya kubarega kuko barambekeye anyandikira regitera itanyandikira ibaruwa. Jewe nta nawo nta n'uwigeze ambwira ati kunyandikira babyita ngo kugira ngo bambwire bati noneho turabikubwiye ikosora. Reka da bagize gutya bashishimura ikibaruwa. Jewe Pacifique nta wundi witwa Maronga Pacifique, njya gushaka regiteri yari umupadiri Masekeni yarapfuye yitwa Karekezi. Patrick ntabwo umubona, nanjye mfata imodoka yanjye nditahira, ndagenda ngezeyo ndahaguruka. Hari undi wari wamubeshya nawe utankundaga, wari umujyanama w'amategeko, ndamuhamagara nawe simuvuze reka atazagira abana bamukubita bamubwira ati ako wacu wamujijije iki koko. Abana bike yabagira urugomo cyane bakumenagura ku muntu bagenda oya ntabwo ari je bamenagura, bagenda bati ako wacu wamujijije iki koko. Noneho bati ariko abana bajye bagenza make kuko nabo babizira. Noneho ndamuhamagara ariko kinabwo numva ukuntu banyandikiye bari meze kuri njya kubura no hariya ingoma. Ndaza nahise nifatira imodoka yanjye ndaye Kigali, ndatange Kanombe. Bukeye mu gitondo nzindukira mu rukiko ndabarega pe, ariko ndabanza ndababwira ariko twumvikane ni hari ibintu mbona abagabo baranze nta kintu bababwiye. Ndavugana kana akagambana njya mu rukiko babatsa miliyoni ze ndabatsinda sha. Buryo iyo uri mfura uzi kuburana neza kandi ukuri guca mu ziko ni gushya rwose, hanyuma akajyaho n'imigisha y'Uwiteka. Noneho ndabatsinda babaca miliyoni ze, reba sha miliyoni 3. Bati turayakugura he ni mwigiraga ibiki ni muyambe tu ni muyambe batereka ni menshi nayo twaguha ni ngo iki nayo mwampa. Bati turajurira ni sebye barajurira nk'ibyo bavugaga by'uyu mugabo. Banze kumva miliyoni zingahe 3 barajuriye. Uzahano twagiye muri high court irwamagana ruvuye iriya Rwamagana mbaca miliyoni 10.
mbere nari nabaciye 5 urukiko rungenera 3 none barazanze ngo ni nyinshi noneho murabeshye bagiye bajya kujurira abo bwabo noneho ni kuko jewe mbaca 10 urukiko ruma 7,500 urumva sha 7,500 narwo rukubye gena nakubye 2 ayo nari nabaciye mbere urukiko narwo zikuba 2 ziba 6 rwongeraho n'ikindi gice 1,500 cyo guhoza amarira mwarimu cyo kongera ubwambuzi kuri mwarimu nabo bazakureke n'ahandi rero uriya mugabo nawe no kubyitondera uko kujurira hari ubwo yajurira bari bamuciye imyaka 4 na miliyoni 60 none ahubwo zikaba miliyoni 10 bamwe imyaka 10 na miliyoni 120 cyangwa 50 naba migari biriya rero no kubyitondera urabanza ukabyigaho nacyo gituma baguha iminsi 30 ukagisha inama kandi nanjye ntugire ngo nubwo ubona nisekera niko nabaye nikundira abantu baseka ariko ni inama namugira uwo ari we wese ntabwo ari we wenyine nawe nundi ujye unababwira utihariya dufite umuntu w'umujyanama witwa Profesa Maronga ujya inama neza yisekera kandi nta n'amafaranga mbaca gusa bajye baza habona twiganirire kuko nanjye hari ibyo byigamo nkaburiya ngiye kurwigaho ruriya rubanza ngiye kurwigaho kuko utwo tuntu bagashyizemo neza ku buryo byanejeje iyi weekend irajya kurangira hari icyo nungutse abantu bamwe baratebya bati ku ma Twitter n'izindi social media zigiye zitandukanye yaba Twitter, Instagram ndetse n'ibiki bati burya ry'Imana ratinda ntirihera nageze kukugana ndabyibuka turi kuganira uri kumbwira ngo uriya musore rwose n'umuhanga ariko yavuze ijambo ritagushimishije ku mubyeyi we abantu bati ry'Imana ratinda ntirihera ubwo bari babishingiye kuri la video ubwo bamuriki yavugaga ati nanjye nyine mubyeyi amamagaye arambwira uti nyamaruku bigenda bigira gutya ati niko bizagenda bigira bitya nibindi ati yo nahembwe mama mumenyera gutya abantu ntibishima wowe wajya mu yose y'abantu ruvango iry'Imana ratinda ntirihera akaba ari amagambo ya nyina yamubwiye koko yabagize impact burya rero Albert mu Giswahili baravuga ngo iyo umuntu akubwiye ngo ntuzi ko nitwa Maronga iyo umuswahili akubwiye ngo ni longe ni silonge ngo mvuge cyangwa simvuge ni longe ni silonge umuntu akavuga ati longa Maronga ngo vuga Maronga ni ishongore sinishongore ni ishongore nta kibazo reka rero ni ishongore rero ngo zetse Albert komeza wisekera n'abandi bose bisekera kuko guseka ni byiza biranafasha niyo baba baguciriye ubanza ntacyo niko ubuzima bumeze harya nari ngiye kwishongora ngira ngo nkwereke yuko ibintu bigenda gute nagira ngo nkwereke yuko iry'Imana rishobora gutinda ariko ntirihere rero ndumva waba ugiye kuri side ya mama we ivuga ko uko bamugenda bamuzamura ariko bigenda kandi nyina simuzi wa mwana nyina simuzi njye ndivugira ibya Maronga ko navuze se ngo nishongore navuze ngo nshongore nyina za ko navuze ngo nishongore je Maronga reka nishongore uwo mukuru nyebwa ko atari nyina baba bavugaga oye ni Maronga bavugaga n'abandi bose bameze nkawe n'abantu bose b'inararibonye babonye ibintu bazi ibintu kuko ngene kubyange nka Maronga umuntu mukuru nakubwira ikintu rwose ukabona arakivuga ashikamye arakivuga ujye umubaza uti ukivanye ntukajya ugira ngo ni uguta amagambo oya ntabwo ari uburondogozi n'ibyo yabonye nkanjye n'ejo bundi hari umugabo w'inshuti yanjye witwa Habineza Frank umwana yaje hano aho iwanjye yitwa Karinijabo Karinijabo ni mwene Karinijabo wo hariya ku Kabusunzu ndamuzi arambwira atese buriya ibintu honorable Habineza yavuze urabyemeza cyangwa urabivugaho iki mubwira ahantu ukuntu abantu bajya banyerera mu magambo nakoresheje ijambo ry'icyongereza abantu bita slippery flow nahangaha
bigenze gutya bivugemo gutya cyangwa byifatemo gutya ariko biriya bintu bimeze nka rwagakoco ugira utyo ugahitirekura ntabwo ari byo ahubwo bivuge neza niba ushaka kutiteranya n'abantu kuko ibi bivugitse nabi niba wabyumvaga neza ibi bintu ni bibi niba wenda wari watekereje neza ariko amagambo akaba ariyo yanze gusobanuka neza kuko abafaransa ngo tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément ngo ibintu byatekerejweho neza bije neza no kubivuga amagambo yabyo aza neza hariya mushobora namugiraga inama si ntabwo twageze duhura niba yashaka kuvuga ko ibintu byagenda gutya ariko abyumva nta mutima mubi atabikora kananize ahubwo azabivuge neza abisobanure neza naho ibi bintu byo kubivuga gutya ibi ni bibi birananyagisha ni na bibi rwose ntabwo nta muntu nabigiraho inama ubwo nababwiraga genda umujyanama erega genga inama ntabwo ndi umusesenguzi w'amarangamutima y'abantu ngenda nsesengura uko ibintu bimeze nkakugira n'inama nacyo gituma ndi umujyanama erega ndi umujyanama hano rwose cyane rwose uno munsi bambwiye ko hari inkuru yaciye mu binyamakuru yuko ngo yahindukiye ahubwo hari uwitwa ngo Rutanga rw'amaboko wamusetse ngweze ngo umuntu w'umudepite ngo yisubiraho gute kwisubiraho mu kinyarwanda ni umuco mwiza iyo wakosheje aho gutsimbarara ku kintu ngo ugitsimbarareho kandi uzi ko kitagenze neza ari kibi uri rwose usaba imbabazi ukisubiraho n'abanyamakuru namwe mujye mubyumva niba wanditse inkuru itariyo ku muntu runaka ubeshya cyangwa se utayiperereje neza wasubirayo ugasanga none uko ukuri kumeze ntukajya ugira isoni cyangwa ubwoba bwo kubisubiramo aho kubitsimbararaho ukomeze winangira ugenda wisubiremo ahubwo uyikosore uyicishe ahandi wayicishije noneho uze ibemye nta gitangaza kirimo n'uwo mugabo Rutanga rw'amaboko nawe twahuye rimwe ariko nawe ni mutoya ndamugira inama ntibikamutangaze rwose wenda niko yabyumvaga ariko depite usibye na depite na ministre n'undi wese umugabo uwo ari we wese niwumva wakoze ikintu kumva gikoze nabi ukumva wahemutse ukumva wabivuze uburyo butari bwo ukabona uburyo bwiza bwo kubivugamo byo bikosora rwose wo gutsimbarara wo kwinangira ahubwo wivuguruze bivaho rwose kwivuguruza utigewe nkurikije ibi nibi ndivuguruza ubwo ni ubugabo ni ubupfura iyo niyo niko Professor Maronga abivuga aho rero sinkadandiriye iyo sigisobanuye neza iyo nsobanuye neza ariko nanjye ndaseka none se nubwo bari abagabo nicara aha bareba bari abagabo ukuntu bubaka hari igihe afata nirwa bareba hari ukuntu acingamo umusumari gutya agafata inyundo yakubita umuntu kusumari ukagoramo cyangwa ugaca iruhande yakongera akagira gutya ariko iyo ushinzemo gutya ugakubitamo ukamanuka ukongera pap ukamanuka tap ugakubita ukinjiramo neza bariya bagabo baraseka nanjye nuko iyo mvuze neza nkumva tip nari nguhaye akantu tit nongera tap ugakubitamo ngo biragenda tikubira nikora hasha waburi Rutanga rw'amaboko nikora hasha dusangira waburi kanaka nikora hasha kandi ndandonke niyo nshaka rwose ntandonke nta n'ikintu cy'abandi banyigishije icyo bita musamiyati iyindi vocabulaire irindi jambo rishya iyindi mvugo nziza yo kuvuga ibintu neza nk'abacamanza hanyuma hagati aho rero niba nkuvuze muri ibi biganiro ngirana n'abanyamakuru ujye umenya ko ndi umunyamakuru mukuru kandi cyane hanyuma umenye ko mvuga ukuri ntacyo mpfa nawe abantu batazi kuba muri delegation itugenga nawe jewe ndi umwana w'umutambyi cyakora ndi umwene gitori uramutse uri umwene gitori
uri nk'umuzuba wenda w'umwene gitori kavuga ngo kwa zuba cyangwa se kwa Kigeri Mukobanya icyo gihe abo ni bene wacu baba baraguhemukiye ariko ntabwo ari jewe yewe rero Uwiteka abagirire neza tujye tuganira kandi tugendera mu mucyo rwose urakoze cyane Albert. Yego nakubazaga nti rero nawe bimenya nabo bantu bavuga ko irya mukuru ritinda ntirihere ayo magambo nyine yavuze niyo yaherekeje ura mu buvandimwe akaba yamugezeho ingaruka. Nakubwiye ngo nyina hari sinari mpari ibyo yamubwiye sinabyumvise ibyo uyu yivugiye nibyo numvise kandi ibyo uyu yivugiye jewe nakubwiye ko cyambabaje ari kimwe cyambabaje ni kimwe harimo nakandi kambabaje ariko nkaseka kuvuga ngo agiye muri presidence ngo abantu bakakureba ngo bakakubonamo umuhutu ngo noneho ngo bavuga ngo kavuga ngo umuhutu ni jewe ako karancekeje ariko bukarana ntabwo bimbabaza cyane ahubwo katumye nseka ibi bigambo ni ibyiki nicyo nabazaga so umuntu kureba ngo akakubonamo umuhutu muri presidence ese bigomba kujya muri presidence ngo bakomende bakubone aya icyo ntabwo nigeze kugeza ubu sindamenye icyo kivuga ariko icyo ni gihanwa n'amategeko ahubwo nicyo kindi cyambabaje ngo iyo nahembwe mama arabimenya ni ukuvuga ngo mu cyo bivuga mu kinyarwanda kiza nka cya kindi ni ukuvuga ngo iyo nahembwe mu mushahara wanjye nahembwe ngo n'inkotanyi ndagenda mama nkamusengerera cyangwa nkagira icyo muha akabimenya uwo munsi akishima n'ibyo ngibyo ibyo rero nibyo njya mbwira abantu mu Giswahili bavuga ngo nani kama mama ngiye kugucira umugani w'Igiswahili niba utanakizi uzawuzirikane Abaswahili ngo titi la mama ni tamu hata kama la umbwa ngo ibere titi ni ibere ry'umubyeyi riraryoha kabone niyo ryaba ari iry'imbwa ntabwo mvuze ni mugani n'iciri ni ukuvuga ngo nyoko uko yaba ameze kose aba ari umubyeyi wawe aba ari inararibonye ibere rye rero jya uryubaha kabone niyo ryaba ari titira mama subiramo numvere titira mama titira mama ni tamu titira mama ni tamu hata kama la umbwa la umbwa ni nk'imbwa nyine umbwa ni ikintu rero ko niko ariko rero nabyo nanone ntabwo nigisha abantu uko bavuga nuko bakunda banyina cyangwa banyina bakunda abana babo uzibye ko wanangeretse kuri kakandi ko kuvuga ngo ariko irya mukuru jewe nzi ko ndi mukuru ko nanjye nabayeho nabanye na genda nubwo nageze n'Imana cyane yo kubana n'ababyeyi banjye naragiye mba zirushaho kugenda zigushyira imbere ngo niko zizakurangiza urumva icyo kintu nibyo nakubwiraga reka mwabwe abana nabakunda cyane muba munabifite aho rero ni naho nyina yaramutse yamubwiye ibyo aho ni naho ntabyemera kuko izo aravuga inkotanyi ntabwo inkotanyi zagenda zimushyira imbere ngo zimurangize niwe yarirangije rwose we yarirangije ntabwo ari inkotanyi zamurangije aya umuntu wibaza ko ari inkotanyi zamurangije ambabarire simvugira sindi umuvugizi w'inkotanyi ariko jewe kubera ko ndi inkotanyi byaba nanjye ntazamurangije rwose ahubwo jewe nicyo navugaga ni icyo cyo kuvuga umukecuru ukubwira tuva iki ngiki ni iki cyitwaremo neza ari nacyo cyatumye nanga jewe ko umbwira untega yajyaga akunda kuvuga imitego kwese agenda ashyigikiranye nyine ibyamubwiye simbizi niba ari biriya nge nari ubwo nabishyigikira abantu bazagira ngo nshobora kuba ndi ntasi kuko buri gihe umbwira ngo naguteze none se reka nkubwire ufite imyaka y'ingahe rube n'itandatu abafaransa kubera ko iyo bashaka gukina n'abakobwa ngo
nta mukobwa uvuga imyaka ye ngo imaje ngo ufite ingahe ngo Twitter ngo Twitter bishobora kuvuga 18 28 38 ngo aho kugira ngo akubwire ko ari 18 cyangwa 28 ngo Twitter no kabirwa Twitter izikomamo witi ibizi imbere none rero nawe urubwana w'imfura homura ndagira ngo twiganire n'abadukurikiye icyo nakubwiraga nuko ibyo uvuga byo intasi no kuvuga ngo imitego humura jewe mu bana banjye wowe nta nubwo ungana n'umuherereze wanjye icyo niyo nabivuga rero icyambere cyo ndi umunyamakuru cya kabiri ndi umwarimu cya gatatu ni nararibonye icya kane ndakuze naragenza ndabona ntabwo wantega uneze nanjye ndagutega ahubwo bikaba rugondi ihene urayizi icyo bita rugondi ihene kandi rugondi ihene nabwo ni wowe ugwa mbere nawe cyane akubwiraga nuko nanze kuvuga ko nuko warumbajije ngo ese ndunga burya nyina ntabwo yigeze ntabwo ajya mvuga nka nyina we yamubwiye ngo iby'inkotanyi niba ari byo nguko zirusha kumutega ntabwo ari ibyo ahubwo cyakora icyo mvuga nuko irya mukuru Gihe nicyo nashubije ku ijambo ryitwa ngo irya mukuru riratinda ntirihera. Irya mukuru rero ntabwo ari nyina wabizanye, ni umugani wabayeho n'abasogokuruza bakiriho. Bavuga ngo jya wumva icyo umukuru akubwiye, ntabwo nigeze mvuga ngo yumve icyo nyina amubwiye. Oya, nawe ari nkawe ubimusaba bakamusabye nimba koko tuvuga ko iyi mvugo yakoresheje ku mubyeyi atari nziza, bakamusabye gusaba umubyeyi we imbabazi. Nikoja reka ngubaze, reka ngusubize kandi ndagusubiza nka Maronga. Uriya mugabo afite imyaka 40 hafi, iburaho nk'umwe cyangwa naho ngaho 40. Wowe cyari muto kuruta, wowe muri muto cyane kuri we. Niyo nama usibye nawe, usibye nawe nta nama ngugira uko ufata nyoko. Cyane ubwo ngo jya wubaha, Bibiliya bivuga neza ariko yamana Maronga uraba nkubwira iki. Bibiliya ivuga ngo jya wubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe guha. Wowe ubaha so na nyoko uramire mu gihugu cy'so na nyoko. Naho kugira ngo njye gusaba nyoko imbabazi ntabyo Maronga nakora mwene pastor. Oya, wagira n'Imana ramufite mfasha. Wowe uri umwana muto kutirika dogo, ubu nakubwira ngo ugende usabe nyoko imbabazi ungana utyo urongeye ngo ahubwo nabikubujije, ahubwo nakugira inama yo kutongera kuvuga ujye uvuga uti oya cyangwa yego. Naho we amusaba nyina imbabazi ze, rega rimwe na rimwe simba nzi niba nibyo yavuze ari byo, kuko nanjye no kugira impungenge. Urabona iyo umuntu ashobora kubivuga ahimba bitabayeho. Umva Albert, nakubwiye ngo uri umwana nuko nkoresha wenda ijambo umutego ugaseka cyangwa ukagira uti wenda abantu bazagira ngo nuko riryoshye kurivuga. Jewe ndavuga jewe nka Maronga kubera ibintu numvise n'ibindi ntakubwiye utigeze umbaza, kuko simvuga sindi bavugirije ibyo utambaje simisubiza. Biranangora no kwemera yuko ibyo bintu nyina koko yabimubwiye, kubera ibi bintu maze iminsi mwumvaho. Birangora kugira ngo nemere bivuze cyangwa se uyu yabishyize mu buhanzi bwe abivuga ku buryo biryohera inanga. Burya inanga iwacu twari tuzi turabanzi mu buryo bwinshi. Nafite mukuru wanjye uzi kuririmba gitari cyane, ari ukuntu ucuranga gitari cyangwa inanga yarabizi byombi. Twagaruti Bizimana ansigaye mu muzungu sigaye nitwa najya ryo tumubona nkunda kuririmba, nkunda kwirimbira no guseka. Ari ukuntu rero ushaka gucuranga gitari ugashyiramo umurya utari uwo. Biragoye rero ko umuntu utari umuririmbyi kugira ngo abimenye cyangwa utari umuhanzi. Nanjye ntabwo navuga ku byo nyine yamubwiye, kuko sinari impare, sinamubwira ngo saba imbabazi, kuko Abanyarwanda bago urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Usubiremo nawe waruze urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Yego, umwana rero na nyina, mtoto na mama yake bana. Jewe mwene pastor ntabwo nabijyamo
gusa nibwiraga abadukurikira nkubwira wowe nkubwira inshuti zawe nkubwira abandi bantu bose nawe arimo yuko ijambo rya mukuru riratinda nirihera ariko ntabwo rirebana n'ibyo byo kuvuga ngo uko zigutega oya ibyo ntabyo numvise nta n'ibyo nzi nta ntabwo bihuriye njye ndavuga gusa muri rusange umuntu w'umugabo umuntu w'imfura umuntu w'umusaza umuntu w'inararibonye nka Maronga n'abandi nkanjye niba kugira inama jya uyumva nawe ugeze ngiye kuburanira nyina nta cyangwa se we ngo musabe imbabazi uryo ni ibibazo bya Ruberi ntaho bihuriye na Professor Maronga ariko aho biganisha nahumvise erega Albert kajya ngwisekereza imitego burya iba myinshi burya mu buzima habamo ibitego myinshi ariko wowe ngawe ngiye kugutega ntabwo ari umutego w'imbeba niyo wawukandagiraho waguca gusa wenda urwara gusa ariko ntacyo wagutwara bagita rwagakoco nta nubwo ifata inkoko ifata imbeba gusa noneho rero kuko imbeba zikunda wajya ngo uteze erega nta nubwo ntegana nicyo gituma nishogora uyu mwana yigeze kubikubwira numva ndishimye kuko numvise ankurikira ndishongora ariko sinirata ahubwo ndishongora ariko niyemera gusa ndiyizera nigirira icyizere mu byo mvuga n'ibyo nkora Imana ahubwo imwenyurire ubwashe twari turi kuganira uri kumbwira ngo bamuriki Edouard niriya imwe mu mitego ngo yure ya mukobwa wundi ngo kucyatamye bamutegera kuko yavuga nyine ko aho kugira ngo bakora akazi usanga bari gutegana uriya mwakira cyaha yemejwe ntago haba hari yaba ari umutego uri wande bamuteze nyine uriya yajyanye amafaranga akaba ari umutego ntaka ari umwe mu mitego yuko uriya bavuga ngo niba ari gateraguye hari umuteze afata amafaranga bayashyira kuri kontwari niba ari kontwari ayandi bashyira hariya bamutege uriya wo ariko nawe si umutego nta nubwo ari n'ubugambanyi arabambaje gwese ngo biriya si ubugambanyi cyangwa umutego byaterwa n'uko bireba ahubwo ni uburyo bwiza bwo gukacira umuntu ibyo ni nka kundi hari umutego wa rwagakoco ntabwo ifata nakubwiye ko idafata ihene ntabwo ifata inkoko ifata imbeba nuvuga ngo uzi ko imbeba ikunda amavuta y'ikimuri none ufashe ikimuri ushyire kuri ako kantu ari abatarabyumva ukira hariya iyo iri bufate ihene gusa bambere ifate imbeba gusa uriya wari kuwutega nka Maronga ntabwo wari kuba ari umutego kuri ye ntabwo nagira hari abandi utabitega kuri ariko we uwo nukuvuga ngo yari amuzi neza yari azi icyo akunda nta nubwo ari umutego ariko ubishatse babyitega umutego nukuvuga ngo uzi ko imbeba iri buce hano muri iyo nzu irahaje agahata kandi ntabwo imbeba ijya guca kuri aka kantu ahubwo buriya bari cyakora reka myita umutego ko hari imitego myinshi narabyivuye imitego rero burya ari yugwamo kubera ko bakuziho ububeba bakagutega amavuta rwagakoco naho uw'inkware burya uw'inkware n'uw'imbeba biratandukanye imitego y'inkware agera nigeze kujya ntega inkware ukakagera gutya hari n'umutego w'ifuku burya n'umutego w'ifuku n'uw'imbeba ntibimeze kimwe uw'ifuku ukira nk'ahariya wowe na munini imbeba ifuku inkware umuntu ntabwo bategwa kimwe nkajya ugiye kuntega yego ni nyine ahubwo ni ya ndonke rero ahantu indonke yazamo izo mu mutego kuronka none ndivugira gusa inshinga kuronka kuko n'utu nagiye niga ubundi gashaka uriya muranyigisha mwebwe icyo mukora cyose muranyigisha abanyamakuru nawe uri umwana umaze kunyigisha twinshi buriya umuntu wamenyereye indonke abahanga b'indonke bamenya aho bazishyira kugira ngo zisangeyo
wazisangayo rero wowe aho kugira ngo zimanike zikakumanika. buriya umunyabwenge w'Ubwongereza yaravuze ngo the end justifies the means. Nuwa ngo ariko shano mu gifaransa bamodi baba ngo la fin justifie les moyens. Nuwa ngo icyo ashaka kugeraho iyo akigezeho abakurangije cyane. Buriya wari umuzi yashatse kugera ku kintu cyo gufatisha cyo gufata bamuhora iki akoresha ibya bindi indonye kuko aziko azizi anazikunda azishyiraho atari buzisimbuke. None se wafata umugabo nikosha wafata umugabo w'ikiremba cyangwa umusore w'ikiremba ukamutega inkumi nziza? Oya, bari ibyo rero ariko ndarangije. Okay. Yes, reka nizere kumeze neza nanone ni Baraka TV nyende Albert nayo sabana ne kuganira na Professor Maronga Pacifique niwe turiko tutarasoza nuko mvuze ikiremba n'inkumi nziza ugahita useka utireka ndagiriza ha reka jewe no kurangiriza aho n'urugero natangaga. Umuntu wari we wese ajya amenya aho imbaraga ze nke ziri abaze ashishoze. Jambwira abantu data yitwaga Samson, ariko nkamenya na Samson wo muri Bibiliya imbaraga ze nyinshi cyane zabaga mu musatsi, zitari mu mutwe, ziri ku mutwe mu musatsi. Imana iramubwira iti ntuziyogoshesha. Jya umenya rero nawe Rubere, namwe mwese natwe twese abantu mwese mudukurikiye, jya umenya aho intege zawe ziri, umenya aho bazagutegera, uhirinde, umenya aho imbaraga zawe ziri, uzongere. Kimwe nuko narimvuze ibyo by'umukobwa n'uburanga n'uburemba, menye ngo ni kimwe no kuba yangwe yagiye kuraguza, iraguje icyana imbwa yayiririye ibibwana byayo. Umupfumu abwira imbwa ati dore ingwe iraguhiga, izagutegera hehe? Ku mayezi. Uramenye ntuzajye ku mayezi, ko nujya ingwe izahagufatira, kandi imbwa mukunda amayezi. Namwe rero mwambwa mwe mukunda amayezi muzamenye ko ingwe zizahabafatira, kuko mwari ibibwana by'ingwe. Izi mbwe rero zizabategera ku mayezi. Nanjye ndi umwana gitori, ntabwo ndi umwana w'imbwa ijya ku mayezi ingwe zihamfatire. Uwiteka mwese abamwenyurire. Murakoze cyane. Yes, barakoze cyane Imana yaho umugisha. Uwiteka abamwenyurire niryo jambo usorejeho. Nanjye reka mbabwire ngo abamwenyurire kabisa. Imana ibahe umugisha. Nari Albert niyo twaganiraga na Pacifique Maronga, ni professor yandika ibitabo. Nimero ze ngira ngo ndaza kongera nzishyireho umukeneye kugira ngo uze kumubona byoroshye. Ushaka igitabo cy'Igiswahili, Icyongereza, yanditse ibitabo ejo. Naje ibitabo 5 bikurikiranye by'ibisakuzo by'Ikinyarwanda, birimo amashusho meza cyane yigisha abantu. Igisakuzo n'ishusho yacyo, igisakuzo n'ishusho yacyo, ibitabo 5 kugeza igihe nzashirwa maze kwandika ibisakuzo 500. Ibitabo birimo ibisakuzo 500. Igisakuzo n'ishusho yacyo, igisakuzo sakwe. Musome Banyarwanda, mugurira abana ibitabo by'ibisakuzo, ari byo bita mu Giswahili vitendawili. Amen. Amen. Hari igisakuzo uzashyiraho ngo kivuga ngo mama arusha nyoko gukenyera inkanda. Uretse ndareba ko kiri muri ibyo 500, kuko ubwo ni 5 bya mbere bitangizwa na A na B, bigena muri ngo A B C D. Noneho kigasubizwa ngo niki? Ni ikivumvuri. Urumva uyu mwana rega ijya n'ibyanjye.